nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri channel yacu kandi yanyu tutambutseho filime mwakunze muri benshi, urukundo rw'inzitane. Kanda kuri subscribe niba utarahakanda, reka nguhe amasegonda 3 yo kumajije kuhakanda. Ndizera ko mwamajije gukanda subscribe. Ikindi unafungure n'inzogera kugira ngo ujye ubona filime mu bambere, ujye uyibona tukishyiraho ite uyibona mu bambere. Nkuko rero mubizi, iyo twabagejejeho filime tugaruka hano tugasesengura, tukarebera hamwe uko episode iheze cyangwa ishize yagenze. Duheruka rero kubagezaho episode ya 51. Tugiye kurebera hamwe uko episode ya 51 nukujya tureba filime ariko tuniga, kuko ibintu twerekana muri filime ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe, n'ubuzima busanzwe. Duherukana rero mu rugo rwa Rugero, cyangwa mu rugo rwa Darlene na Rugero. Wavuga ko rutameze neza ntiyaba yibeshye. Ese koko bakunzi ba filime yacu, mubona Darlene yakora iki kugira ngo atabare urugo rwe ruri gusenwa na mukecuru mama wa Rugero? Ese Rugero we byari ngombwa ko akubita umugore we imbere y'umwana wabo Logan? Nk'ababibonye mwabonye Logan ko byamuteye akantu gasa nkaho nk'ihungabana, kugeza aho atangira guhamagara onkere we ngo amusubizeho yari yibereye. Ibintu bitari byiza nyine ku mwana. Ikindi mugire icyo mubwira Rugero ugiye kujyana na Tania wa mukobwa wamuhaye gift y'ikarita yo muri massage, yo mu nzu bakoramo massage, ngo azagenda bamukore massage. Ariko kuri iyi nshuro agiye kujyanayo na Tania, ntabwo ari bugende wenyine. Muduhe ibitekerezo byanyu muri comment, kandi mukande na subscribe kugira ngo episode ya 22 nituyishyira hanze muhite muyibona mu bambere. Murakoze.